Bro, njye nafunzwe ukwezi n'icyumweru nzira icyaha cy'ubusambanyi kandi ndi imanzi. Ugiye kumva ndi kubeshya kubera ko ugiye kuvuga ngo ni gute umuntu w'imanzi yafungwa. Baragenda bagapima umukobwa, urumva? Iyo bamaze gupima umukobwa bagasanga yabikoze, wowe ngegera nta muntu wigera gupima igikurikiraho. Ribi guhata icyitwa inkoni iragukubita kugira ibyo bintu ugira ute ubyemere. Rero ngiye byambayeho, ni story yambayeho ya nyayo, ntabwo ari inkuru mbarirano cyangwa se ngo ibiki n'ibiki, ni inkuru yambayeho ya nyayo. Ngewe bajya kumfunga n'umukobwa ahakana ko ibyo bintu bitigeze biba, ko yabikoze n'abandi kubera ko n'ubundi yari yabikoze n'abandi. Bro, bajya kumfunga ndi imanzi nzira icyaha cy'ubusambanyi, mara mu kwezi n'icyumweru ndi imanzi mani muri gereza. Bro, igiti bankubise ngo nemere ko nabikoze, uzi uburyo kingana? Bankubise igiti. Ribu rero ikintu nayisaba nirenganura abasore pe. Kuri iyi nshuro ngewe uwo mukobwa yari ari kuvuga ko nigeze nanamukoraho atagize ute, Ribu irankubita ngo nemere ko namukozeho. Urumva icyo kintu imati inkoni koko, ariko Ribu ikirengagiza umuhungu, ntabwo yigera ipima umuhungu. Wowe ngegera bahita bagufunga, umukobwa bapfa kuba basanze yagize ute yabikoze. Dore ikintu Ribu yirengagiza rero ni iki ngiki: yirengagiza ko umukobwa ashobora no kugenda agashaka umuntu umurongora kubera ko wowe wakwanga agahita ajya kukurega ati kanaka yamfashe ku ngufu. Tayari wowe ngegera tayari ubwo uza abantu bari muri gereza barengana uburyo bangana. Ribu rero kanze nyibarize, ni gute idashiraho uburyo bwo gusuzuma umusore ngo barebe niba koko uwo musore yabikoze? Ngewe ibintu ndi kubabwira ni ibintu bya nyabyo byambayeho. Ni gute badasuzuma umusore ngo barebe niba yabikoze, bakajya gupima umukobwa basanga yabikoze bagahita bafunga umusore we batamupimye? Bababwiwe n'iki ko uwo musore batari kumubeshyera? Ngewe nafunzwe ukwezi n'icyumweru ndi imanzi mani, ndi imanzi mu myaka 18 mwana. Nkajya nekereza uburyo noneho nicyo kintu cya mbere kibabaza. Uzigereza bro, nuwagufungiramo umunsi umwe, buri umuntu wanga uzamwifurize gereza wakujyanamo. Noneho ahantu badufungiye twebwe twararaga ducurikiranye ku buryo ntabwo noneho iyo mwashakaga nko guhindukira wabwiraga uwo hirya, ubwo muryamye hasi, uwo hirya agatangira birinduka n'undi abirinduka, ubwo twabaga turyamye ducurikiranye. Ni ukuvuga ngo amaguru yahuriragamo hagati. Niba ari icyumba kimwe, amaguru amwe akarebera haruguru, andi akareba, mugahurizamo hagati, mbese imitwe ikagiriya n'indi iriya, ku buryo buri wese amera nk'aho afumbase amaguru ya mugenzi we. Bro, ukwezi n'icyumweru ndabihirika muri gereza ndi imanzi. Uburetse nzabakorera video ndende y'ukuntu byagenze neza byose, kandi ibi bintu ntabwo ari ibintu byo kubeshya cyangwa byo kugira ute, ahubwo abanyamakuru bafite ibinyamakuru bikomeye, twebwe abahungu batuvugire natwe mu gihe habayeho kesi nk'iyo ngiyo, bajye bajya kudupima barebe niba koko ibyo bintu byabaye cyangwa se ari ukutubeshyera. Ndabasabye pe abanyamakuru mufite ibinyamakuru bikomeye, mudukorere ubuvugizi. Ngewe narafunzwe, umuntu ubishaka wese azambwire n'ibipapuro byo muri gereza ndabifite ngo bansanze ndyamanye n'umwana. Bro, ndi imanzi. Wakwegereza ako ubundi bazateguye match y'umushinjacyaha n'abantu bakatiwe sha, ukareba agakojyo kahaba, uzi umusenzi kugushinja mani ngo niyo stress ya mbere ibaho, nkaho yari ahari akajya. Tubyihorere, nzabakorera video ndende basi y'ukuntu byatangiye n'uburyo byarangiye, kuko urumva ntabwo baje gupfa kumfata gutyo gusa ngo banjyane, bifite aho byatangiriye. Nzabakorera video ndende. Ciao ciao. Turagusuje cyane gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi ducisha hano kuri Trend 250. Ni wa mwanya tugezeho inkuru ziri gucicikana hano hanze. Ni ukuvuga ngo uyu musore dutangiranye yari afite imyaka 18 ariko aza gufungwa azira gufata ku ngufu. Ikirenze ibyo yari n'imanzi. Ibaze kuba uri umusore w'imanzi ugafungwa azira gufata ku ngufu kandi uri imanzi. Ukuntu byaje kumugendekera rero, yaje umusore uvuga ko atuye Rutsiro, yaje gusogwa. Ni umuntu uba muri ghetto, yabaga muri ghetto yibana, aza ku inshuti iza kumwegerera amubwira uti
nkeneye ko wantiza geto nkagira ukuntu nigenza, ndi kumwe n'inshuti yanjye nk'umuntu muziranye murabizi, ahita amuhereza agafunguzo nkaze kwirwanaho. Ubwo nawe yajyaga mu kazi, ageze mu kazi ni ukuvuga ngo yakoze akazi ke nk'uko bisanzwe, ariko abasigaye mu rugo atazi ibiri kuhabera. Ni ukuvuga ngo uwasigaye mu rugo yakoze ibyo akora n'uwo mukobwa amaze kubikora, ngo bari bumvikanye amafaranga, umutipe aza kuyabura, ariko abaturanyi nabo baza kubona umukobwa yinjira mu nzu, baza guhamagara kuri RIB, baravuga ati hari umuhungu winjiranye umwana w'umukobwa kandi dutekereza ko uwo mukobwa atejeje imyaka. Umuhungu nawe mu kujya kwishyura wari wasigaranye n'uwo mukobwa mu nzu, ngo haje kuburaho amafaranga makeya ko yagombaga kwishyura, ahita abeshya umukobwa aramubwira ati ndaje ngiye ku muhanda. Umukobwa asigara mu nzu, asigaye mu nzu ngo RIB iza kumusanga mu nzu, iricara iramuganiriza. N'amasaha yo gutaha ku kazi yari yegereje, uyu musore nawe arimo gutaha. Mu gutaha kwe yageze mu rugo, akinjira mu nzu asanga RIB yari irimo kuganiriza uwo musore, ihita imuta mu mapingu, aramubwira ati njye imbere tugende. Kugera kuri RIB uwo yarisobanuraga akababwira ko atari we bari kumwe, ndetse n'uwo mukobwa agahakana ko atari ari kumwe n'uwo musore. Ngo baje gupima uwo mukobwa basanga yasambanyijwe, ariko uwo musore agakomeza guhakana. Ngo uko yahakanaga niko yakubitwaga, bamwemeza ati ugomba kwemera ko bamusambanyije nta kindi. Yahakana agakubitwa, yahakana agakubitwa, ariko nawe yatekereza uburyo ari imanzi, uburyo ataraziranye n'uwo mukobwa, akavuga ati sindi bwemere icyo muri bukore cyose. Aho bari bafungiwe murabizi muri prison, uganira n'abantu benshi, ngo hari umupolisi w'inshuti ye waje kumubwira uti ugomba kuburana wemera, ngo kuko niwemera hari uburyo uri buze kugabanyirizwa igihano, wenda ukaba wazanataha bibaye ngombwa, kuko umukobwa umurusha imyaka itari myinshi. Ubwo umukobwa yagiraga 17 nawe akagira imyaka 18, urumva barushanyaga umwaka umwe. Umusore aza kwakira iyo nama, aburana yemera ko yafashe ko yaryamanye n'uwo mukobwa, ariko yararenganaga kuko nta kindi yari yakoze. Icyo bari bakoze, bari bapimye ngo umukobwa wenyine basanga yasambanyijwe, ngo ariko ngo ku bantu babizi neza ngo bapima umukobwa wenyine, ngo ntabwo bigeze bapima umusore ngo barebe ko yasambanyijwe, ko ari we wasambanyije uwo mukobwa. Kuvuga ngo icyo avuga hano ni uburyo yarenganyijwe na RIB, ikajya imukubita imusaba kwemera icyaha aho kumupima. Akaba avuga ati icyo akeneye, bakeneye ubuvugizi, akavugirwa n'abandi basore batazisanga muri iyo situwasiyo ye, anabagira inama y'uko mugomba kwirinda. Igikenewe ni ubuvugizi, niba ari gutyo rwose bikorwamo. Igikenewe ni ubuvugizi kugira ngo hataza kugiramo ikindi gihe uzarenganywa nawe uri mugenzi we. Niba ari gutyo RIB ikora rwose, igukubita kugira wemeraho, kugira ngo ishake ibimenyetso, ntabwo byaba ari byo. Ngayo nk'uko rero abantu babizi, mwigeze gufungwa murengana, murazi uburyo bibabaza. Ugomba kuvuga se niba uyu musore ibyo avuga ari byo, ni iki cyakorwa kugira ngo abantu bakomeze kubona ubutabera bakwiye aho kugira abarengana. Ciao rero, turaza gusubira mu biganiro by'ubutaha. Murakoze.